nkundiye inyama kabiri, umugore wanjye yahukanye, ubu se yaje tugasangira izi. Yo nagera ku cyokezo disi we, ngazoza zo zikanyumva yababa, abaturanyi bakavuga ngo disi ziraryoshe ziraryoshe. Reka mbabwire umugore wanjye yarahukanye, none mbaye inyama za buri munsi zikambana isereri, mwambabariye mukaza tukajya kwiza inyama ndi kotsa sibyo? Mumbabarire muze mujye kwiza inyama kuko nimutazijyaho ntago zashira sibyo? Ndabinginze sibyo? Mwaza ndeba ngiye kuzirira muri salo njyenyine, mwaje koko? Sha mwaza ngabaha ku nyama sibyo? Yahenga ngaho ku nyama. Mwangaba iyi ngiyi ni iyawe, iyi ya kabiri ni iyawe, hino wa gatatu ni iyanjye. Ndayenda jye niyo hagati gusa. Mwangaba hanko mwami yokeje ariko muhemba hejuru mweba frara banyu. Mwangire gukora subscribe ntimuze mbaye sibyo? Agukuru nyama biryoshye uzirinde muzane aya bamukaza yango urusamba sibyo? Nayo wibuke ukora subscribe kuri channel yacu sibyo? Kandi nagasosi kari kumanuka nari kuvuga ngo ntago yahiye kandi niyitasha, urumva nyine ka memu iyanyu yo iba yahiye. Agenda nene niyubahwe kaguye kabiri kaguhani arashaku ajyagaragara banyinyama kuko mukagaragara inyama biragira byabaye bibi cyane. Hari umuntu ukunze ariko namwimye. Ariko ngaho nibyo shangarema ngayanyica da kandi imwe ni y'abafana yindi ni yanjye. Ngeza ngeno bashe ivyo. Oyo ariko